Nshuti bakundwa mudukurikira kuri Basangwa Official, mu nkuru yacu ntawe ugashira, aho muherereye mu mpande enye z'isi, mukaba mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Turagira tuti, abarwaye Imana ibakize, ufite ibibazo bitandukanye babuze uko bagira Imana iborohereze, abagize ibyago namwe nimukomere, Imana irahari ku bwacu. Reka twigarukire mu nkuru yacu. Duherukana Zamu yiruka bidasanzwe ngo agere mu rugo utarira bakabiba. Mama wa Murerwa we yari abonye umuntu wiruka agira ngo niwe aje akurikiye, nawe afatira hariruka. Reka tubamare amatsiko. Ubwo mama wa Murerwa yaraguye agacuho, umunaniro ari wose, inzara, ubwoba n'agahinda yari afite byo kubura abana be, yagiye kubona umuntu uza yiruka cyane gusa ntiyabonaga uwo ari we, kuko nubwo amatara yo ku muhanda yakaga, ariko bwari bwije ku buryo utabasha kubona umuntu isura. Yakomeje kubona asa nk'umusatira, agira ngo ni umujura ushaka kumwiba igikapu yari afite. Ubwo nawe abashaka kwiruka afatiraho. Zamu inyuma, mama wa Murerwa imbere, ngabo mama wa Murerwa avuza induru ati murantabare. Bakomeje kwiruka, ariko mama wa Murerwa imbaraga zimubana nke, aba yikubise hasi. Zamu yakomeje yirukira nkaho nta cyabaye, ariko ageze imbere umutima uranga asubira inyuma. Arebye abona aracyaryamye hasi. Yaraje aramwegura, abona ni umubyeyi, aramubaza ati ese mukecuru ni wowe? Zamu yaramumenye, ariko mukecuru ataramumenye. Aramubaza ati none se wageze hano ute? Ahubwo se igihe wahereye wiruka imbere yanjye wirukanwaga n'iki? Ko mbonye wamaze umwanya wiruka, habaye iki? Mama Murerwa n'igihunga cyinshi ati none se mwana wa uranzi? Urinde se ko ntakumenya? Zamu ati mukecuru ntabwo nzi koko, ni jyewe Zamu wo kwa Kalisa. Ubu koko ntabwo wamenye? Mukecuru yo mwana wa ni wowe? Ahi, Imana ishimwe cyane pe. Ubu mbona Imana ingiriye neza. Uzi igihe nagereye hano? Naje mu gitondo, nirirwa muri uyu mujyi nashakishije ahantu mwimukiye, ndahayoberwa. Nshakisha n'umuntu wahanyereka, nawe ndamubura. Mwana wa mbwira, mu rugo bimeze bite? Ni amahoro? Kuva baza mbahamagara na n'iyi saha ntawabashije kwitaba, niyo mpamvu nazindutse nza, ariko nabuze umuntu n'umwe wandangira. Ngaho nsobanurira vuba vuba, habaye iki? Zamu n'igihunga cyinshi ati mukecuru, ni ukuri nanjye kugeza kuri iyi saha nzi ko bakoze impanuka, ariko nta kindi nzi. Ariko bari mu bitaro. None ni ikibabaje ni uko naraye mbashakisha ijoro ryose, nkaba niriwe mbashakisha n'aya manywa yose, nkaba nababuze. Mukecuru ati baba we, Mana yanjye ibi ni ibiki koko? Wababuze? Kutahamagaye se? Nahamagaraga ndetse ko nimero zanyu ntazo nzi. Yo Murerwa mwana wanjye, uri hehe koko? Uri hehe ko naje kukureba nkaba ntakubona? Ndabinginze ntihagire ahantu mujya, ndabakeneye pe bana banjye. Naje kubareba kandi nimuhumure, ndahari ku bwanyu. Kwa muganga ubwo niko abapfa bakomeje kwiyongera isaha ku yindi mu nkomere za ya mpanuka. Reka twisubirire kuri rya vuriro ryafashije umuryango wa Kalisa bwa mbere, aho Lili yasigaye. Wa muganga wo ku bitaro wasezeranyije Clarissa kuzamushakira Lili yagezeyo. Arabateranya bose, ababaza amakuru uko bimeze, arangije arababaza ati arababwira ati mwarakoze kwita ku mwana. None se ahubwo ko mbona ntamubona bimeze bite? Umwana ari hehe? Titirere nawe aba arahageze, arababwira ati ese waje? Natinze kuza, ariko umwana arahari. Ntabwo ari hano, ariko ahubwo bamusize aho uvuye.
umwana ni muzima ariko ntabwo ari hano. Aramubwira ati none se byagenze gute kugira ngo abe atari hano? Undi aramusubiza ati rero umwana yakomeje kurira cyane tugira ngo yagize ikibazo, tumwohereza ku bitaro kugira ngo bamukorere examen barebe niba impanuka nta ngaruka yamugizeho, ariko rwose ameze neza. Umuganga wo muri social umwitaho n'ubu tumaze kuvugana yambwiye ko umwana ameze neza. Muganga ati byiza cyane pe, reka nsubireyo vuba, mfite byinshi byo kwitaho, sawa mugira akazi keza. Zamu na mukecuru bo bafashe umwanzuro wo kujya mu rugo kuko bwari bumaze kwira, bakazongera kujya gushakisha ejo bukeye. Mu cyaro ho barumiwe, muzehe nawe yahamagaye habura uwafata telefone. Atariko se mu mujyi hari ikihe kibazo ku buryo uhagiye wese atongera gufata telefone? Ubu na mukecuru iyo ndwara arayanduye, aka kanya nabo barafashwe. Sinamubwiye ngo nagerayo ahita amenyesha uko ikibazo kimeze, ahita ambwira amakuru yaho. None ndebera umunsi urije koko ataramvugisha. Ubu se bafite ibibazo ki? Uba waba wagize ibyago we ntamenyesha abandi? Aho bigeze ndabona bimaze kunyubira pe. Ubu se nanjye mbyuke njya mu mujyi? Oya, reka nkomeze mpamagare wenda baraza kunyitaba. Kwa muganga Kalisa yarakangutse ariko yagize ikibazo cy'amaso ntabwo akibona. Yakangutse ataka cyane ati ahandi ni he? Habaye iki ko ndi hano? Umugore wanjye n'umwana bari he? None se byagenze bite? Ntimungirire nabi ndabinginze, nta muntu uri hano ngo amfashe? Mana yanjye ibi ni ibiki koko? Ni ibiki byambayeho? Kubera iki ntabasha kureba? Haba haje muganga ati humura nturi wenyine. Kuri kurira cyane wabaye iki? Mbwira ndi hano ngo ngufashe. Kalisa turinde. Kubera iki wanzanye hano? Amaso yanjye wayakoze ibiki? Umuryango wanjye se urihe? Ndakwinginze ntubagirire nabi. Undi ati humura ndi Dr. Edouard. Hano turi ni ku bitaro bikuru, urarwaye niyo mpamvu nakuzanye hano. Tuza rero turimo kukwitaho kandi humura mu gihe gito dufite icyizere ko rwose tuzakuvura ugakira. Kalisa ashaka guhaguruka biramunanira ati mugasobanurira habaye iki? Narwaye iki? Narwaye iki gituma ntabona? Narwaye iki gituma ntahaguruka? Ko ingingo zanjye numva zidakora? Ni iki gituma amaguru yanjye atagenda? Dr. ati harya witwa nde? Undi ati nitwa Kalisa umugabo wa Murerwa. Undi ati Kari, byiza guhura nawe. Uri inshuti ya murumuna wanjye Claude. Nubwo duhujwe n'ibyago ndetse n'ibibazo by'impanuka mwakoze, ariko humura, ndashaka ko tuganira nk'abantu b'abagabo. Icya mbere ngusaba ishakemo imbaraga z'umutima, nubwo bikomeye ariko bikore. Icya kabiri bikwitakariza icyizere, kuko nibyo bintu bibi bituma umurwayi adakira vuba. Icya gatatu utuze utegereze humura umuryango wawe urahari. Mu kanya ndaje mpamagare abo dukorana bamfashe tukwimure hano kuko nta muntu wemerewe kwinjira hano atahakora. Hanyuma nitumara kukujyana mu kindi cyumba rwose uraba wemerewe gusurwa. Abo ushaka bose ubabwire baze bagusure. Ikindi kigira kane, hari examen tugiye kugufatira. Nturushye abaganga wemere bazifate turebe icyatumye utareba cyangwa igituma utabasha kugenda. Kandi komera, izere Imana byose bizagenda neza. Twigarukire kuri wa muganga Clarisse yahaye inshingano zo gushakisha umwana. Yaragarutse vuba vuba akigera mu kazi atangira gushaka umwana ngo arebe niba ibitaro bikuru byaba byaramwakiriye koko. Kubw'amahirwe akigera kuri resebusiyo abahuye n'umuganga umufite. Reka twisubirire mu cyumba aho Clarisse arwariye. Yarakangutse asanga umwana ataraboneka, arasakuza bishyira kera.
Gusa mu gihe gito muganga wamusezeranije kujya kumushakira umwana aba araje. Akimubona aravuga ati, muga kubera iki wambeshye koko? Kubera iki watumye mpemukira mabuja? Mbwiza ukuri, ndi muzima usibye intege nke mfite, umubiri ufite, ariko ndatekereza meze neza pe. Nizere ko urinda isezerano ryawe. Ese ubundi witwa nde? Undi ati, nitwa Dr. Clarisse. Oh, turitiranwa? Mbwira, umwana ari he? Umwana rero ni ukuri Tuza arahari. Tuza rwose. Umwana mvuye kumureba kandi ameze neza. Nta kibazo impanuka yamugizeho. Usibye irungu ryo kuba atari kumwe na mama we, ubundi rwose nta kibazo afite, aratuje. Clarisse ahita ahaguruka vuba ati, bazina, ni ukuri uri umugabo kuko warinze isezerano wampaye. Ubu rero igisigaye ni uko ugenda ukamunzanira cyangwa ukanjyana ahari nkajya kumureba. Dr. Clarisse ati, rwose Tuza, ndabikwemereye. Mu kanya ndasubira kureba ko yakangutse mukuzanire. Gusa uramusuhuza akanya gato kuko nawe uracyarwaye. Ku rundi ruhande murerwa we bagiye kumukorera operasiyo kuko yaviriye imbere. Gusa abaganga bagize ubwoba bitewe n'uko ameze, kuko bakomeje gutegereza ko akanguka ariko ntibyashoboka. Ubu rero biyemeje kubibwira Clarisse nubwo nawe akimeze nabi, kuko batekereje ko nta yandi mahitamo. Dr. Edouard niwe wari uhagarariye Shiriji. Ahamagara abagenzi bati, iyi kesi iragoye pe, ariko nta kundi nafashe umwanzuro. Ngiye kuganiriza Clarisse nubwo nawe ari indembe, ariko ngomba gufata umwanzuro kugira ngo umugore we abone gukorerwa operasiyo. Nta kindi nakora. Bose bemeza ko ari ngombwa kubimubwira kugira ngo abafashe gufata umwanzuro. Dusubiye mu rugo kwa Clarisse, Zamu na mukecuru babyutse kare baritegura, bigira inama noneho yo guhamagara ya telefone ngo barebe ko babitaba bakabarangira. Barabitaba noneho vuba. Ati, ninde tuvugana? Undi ati, ni Zamu. Ejo niriwe nzenguruka mu mujyi hose ngo mundangire aho bari, ndi kumwe na mukecuru wa mama wa Murerwa, mabuja wanjye. Kandi rwose ntimugire ikibazo, tubanye neza. Bafata nk'umwana wabo. Twabanye na mabuja kuva kera ataranashaka. Kwa Clarisse. Ntimugire ikibazo rero rwose, nta kibi nabakorera. Icyo nshaka ni ukubasura nkamenya amakuru yabo. Afande wari umwitabye ati, humura rwose Zamu, abarwayi bose babajyanye ku bitaro bikuru niho mubasanga, kandi nibakira muzababwire ko ibyangombwa byabo biri hano. Zamu ati, murakoze cyane afande, rwose muri abantu beza. Kwa muganga Dr. Edouard yagiye kureba Clarisse ajyanye na bagenzi be babiri. Clarisse akibabona aratanguranwa ati, mwaramutse neza? Dr. Edouard ati, waramutse neza Kari, waraye ute? Uri kwiyumva ute? Urumva birimo kuza? Clarisse ati, Dr. ntakubeshye ntago biza, ahubwo biragenda byose. Nawe se ko nagerageje gukanura bikananira, nkagerageza kugenda bikananira, amaguru yanjye yose akaba yapfuye, urumva birimo kuza cyangwa ahubwo byose byagiye? Ahubwo se Dr. ibyanjye reka tubireke, ko duherukana ngutuma amakuru y'umuryango wanjye ko bose twari kumwe mu modoka, ntugaruke kubimbwira. Watinye ko niheba? Byabagendekeye gute? Ntabwo bakiriho se? Dr. ati, oya Kari, humura. Niyo mpamvu nje mu gitondo. Kubabona byarangoye cyane kuko bari ahantu hatandukanye, gusa bose bari aho. Clarisse yarakize, hasigaye kumusezerera kuko nta kibazo yagize usibye kwikanga
akagwa igihumure. Lili we usibye kuba atari kumwe na mama we nta kibazo na gito yagize. Naho madamu wawe ahanini niwe utumye nza kukureba ndi kumwe n'aba bagenzi banjye. Hari umwanzuro dushaka ko udufasha gufata. Kalisa: ngo umwanzuro? Ngo umwanzuro Dr.